mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Fidel Castro, umurwanyi uhambaye, yayoboye igihugu hafi kimwe cya kabiri cy'ikinyejana. Yaturanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntabwo yigeze yumvikana nazo mu gihe cy'ubutegetsi bwe bwose. Fidel Castro, umusosiyaliste uhambaye, yasize ibirwi n'amateka akomeye mu gihugu cye cya Cuba. Uyu munsi reka turebere hamwe inama uyu mugabo agira urubyiruko ndetse namwe mu mateka ye magufi. Yes, nabahaye ikaze. Njye nitwa Mr. Sam, niba utarakora subscribe kuri Mukire Entertainment kanda subscribe. Reka uyu munsi turebere hamwe Fidel Castro. Mbahaye ikaze. Fidel Castro yabayeho hagati y'igihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatandatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. He was a Cuban revolutionary leader and politician who served as prime minister. Uyu mugabo yari umuhinduramatwara ukomeye cyane wo muri Cuba ndetse n'umunyepolitike uhambaye cyane, ndetse yaje kuba na minisitiri w'intebe mu gihugu cya Cuba kuva mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda kugeza mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu. And later president of Cuba. Nyuma yaho yaje kuba perezida wa Cuba kuva mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Fidel Castro, born on August, yavutse tariki 16 z'ukwezi kwa munane mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatandatu, avukira mu gihugu cya Cuba. Uyu mugabo ni ikimenyetso cy'ubuhinduramatwara buhambaye cyane, ndetse ni niwe mugabo w'umukomunisite cyangwa se w'umusosiyaliste ukomeje w'ikinyejana cya makumyabiri. Niwe musosiyaliste uhambaye w'ikinyejana cya makumyabiri, afite amateka ahambaye. Turarebera hamwe inama agira urubyiruko ndetse n'abantu bose muri rusange. Yakoranye n'icyamamare Fidel Castro, yakoranye n'ikindi cyamamare Peter Ernesto Che Guevara, nawe yari umuhinduramatwara uhambaye cyane. Yaje guhirika ubutegetsi mu gihugu cya Cuba, atangiza impinduramatwara ndetse aba umusosiyaliste akorana na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Mu myaka ya Fidel Castro akiri muto, dore ikintu wamumenyaho. Yari life and education Fidel Castro. Fidel Castro studied law at University of Havana. Uyu mugabo yize amategeko muri kaminuza ya Havana, umurwa mukuru w'igihugu cya Cuba. He became involved in politics. Yakunze politike cyane dore ko yari yarize n'amategeko, ndetse yatangiye gukora ibikorwa by'ubuhinduramatwara akiri muto cyane, ndetse ntabwo yashimishwaga n'ukuntu Amerika y'abaratino cyangwa se biriya bihugu byo majyepfo ya Amerika byafatwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje kuba umunationaliste ukomeye cyane, ndetse aba n'umuhezanguni mu bijyanye no kuba umusosiyaliste, aho atakundaga iby'umwihariko imitegekere y'Abanyamerika ya gikapitaliste. Revolutionary struggle. Mu ntambara z'ubuhinduramatwara Fidel Castro yarwanye. In 93, mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu, Fidel Castro ntabwo yahiriwe ubwo yatangiraga igitero cyo guhirika ubutegetsi bwa Fulgencio Batista. Icyo gihe ntabwo byamugendekeye neza, yateguye kudeta yo guhirika ubutegetsi ariko ntabwo byagenda neza, bituma uyu mugabo afungwa. Byarangiye bamufunze, ndetse aza gufungurwa yerekeza muri Mexique mu misozi miremire ya Sierra Maestra, aho yatangije umutwe awita M26, aho yahuriye hamwe n'inshuti ye Ernesto Che Guevara, batangira gushinga umutwe w'inyeshyamba batoza ku buryo bahirika ubutegetsi bw'umunyagitugu Fulgencio Batista wakoranaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cuban Revolution, impinduramatwara yo muri Cuba. Iyi mpinduramatwara yabaye mu 1956. Fidel Castro and his comrade returned to Cuba. Fidel Castro n'abasangirangendo be bagarutse muri Cuba and launching guerrilla war against Batista regime. Batangira gukora udutero shuma, ibitero shuma bidasanzwe bagamije guhirika ubutegetsi bw'umunyagitugu Fulgencio Batista. After 5 years fighting, they success in overthrowing Batista at January. Nyuma y'imyaka 5 bategura udutero shuma hamwe n'abasangirangendo be, udutero tw'inyeshyamba twose. Nyuma y'imyaka 5 baje kugera ku butegetsi, batembagaza ubutegetsi bw'umunyagitugu Fulgencio Batista ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 1959. Leadership of Cuba, ubutegetsi bwa Cuba. Fidel Castro yahise yubaka ibintu bijyanye n'ubutegekere neza, akora ubutegetsi bwiza, aho yakoranye na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu ntambara y'ubutita yahanganishaga Abasoviyete na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntambara Fidel Castro yose yayimaze ari ku ruhande rw'ubumwe bw'Abasoviyete. Yubatse inganda zikomeye cyane, ateza imbere imibereho ye, yubaka kaminuza zikomeye, ndetse ateza imbere uburezi. Muri Cuba amahoro arasakara bitewe n'ubwigenge ndetse
na politike ye yo gusaranganya umutungo w'igihugu yazanywe n'uyu mukomuniste uhambaye cyane mu gihugu cye cya Cuba. Global influence, uburyo yubatse izina ku ruhando mpuzamahanga. Fidel Castro yagize ijambo rikomeye mu bihugu byinshi bitandukanye, aho yagendaga atanga ingabo, ndetse we n'umusangirangendo we Ernesto Che Guevara baharaniraga gukora impinduramatwara mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Ernesto Che Guevara twamuvuzeho hano kuri Mukire Entertainment, ukeneye kureba amwe mu mateka ye nawe wayakurikira hano kuri Mukire Entertainment urebye muri video twakoze mu bihe byatambutse. Rather ya and death, uburyo uyu mugabo yakuze ndetse n'uburyo yapfuyemo. Step down president, yaretse ubutegetsi mu mwaka wa 2008 ubwo yabonaga afite indwara z'izabukuru. Ubutegetsi abuharira murumuna we witwaga Raul Castro. Byarangiye Fidel Castro apfuye cyangwa se atabarutse nk'intwari ikomeye mu gihugu cya Cuba tariki 25 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2016 ubwo yarafite imyaka 90. Uyu mugabo afite ibigwi n'amateka ahambaye cyane. Reka turebere hamwe inama uyu mugabo agira urubyiruko. Fidel Castro motivational word, afite inama zidasanzwe, afite amagambo akomeye cyane yagufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze bityo ubuzima bwawe bukagenda neza cyane. Fidel Castro was known as for his powerful and ability to inspire people. Here are some his most quote. Hano tureka turebere hamwe amagambo y'inama uyu mugabo agira urubyiruko. On revolution and change, revolution is struggle to death between future and past. Niba ugiye gukora impinduramatwara, jya urwana uhangana no kurenga iby'igihe cyashize ndetse utegure ahazaza. Impinduramatwara ibiharanira gutegura kwibagirwa hahise ugategura ahazaza, ndetse ukaba wakora ishusho y'ikintu cyangwa se ishusho y'umugabo ushaka kuba uwaba we. Uyu ni Fidel Castro. On prevalence then it not matter the history is about yes, ntabwo biterwa n'amateka cyangwa se ubuzima wakuriyemo ukiri muto. Aho waba uri hose kwa mwana kose ushobora kuba wakora impinduramatwara bititaye ku myaka ufite cyangwa se ku bundi buhanga budasanzwe abantu baba bakekera umuntu mu gihe ibintu bitagenda neza. Hari uburyo uba wakora impinduka wowe ubwawe ukihindura bityo bikagufasha no guhindura abandi. Ubutabera ni ikintu cy'ingenzi cyane mu mibereho y'abantu. Uyu ni Fidel Castro. Ubutabera buba bugomba gushyirwaho kandi bukaba ari ubutabera koko. Ibintu bijyanye na ruswa ni ibintu uyu mugabo yangaga ku rwego rudasanzwe. Nawe yemezaga ko ruswa ari ikintu kimunga umutungo w'igihugu ku rwego rudasanzwe. Education and knowledge, kwigisha abantu. Igihugu gifite abantu badasobanukiwe ibintu byo kwiga cyangwa se batize, igihugu ntabwo ushobora kuba cyatera imbere. Weapon today is not gun. Intwaro z'uyu munsi zigezweho ntabwo ari imbunda. Ubwenge bisaba kuba ufite ubwenge n'ubumenyi budasanzwe bityo ukabasha kuba watsinda intambara nyinshi cyane hatifashishijwe imbunda cyangwa se ibindi bitwaro bihambaye cyane. Deficiency and courage. Fidel Castro yizeraga ko capitaliste ari ikintu kibi cyane cyasenyaga imibereho ya kimuntu. Ugasanga abantu barikunda, ugasanga imitegekere y'igitugu bitewe n'uko abantu bikubira urugomo. Ibyo byose mwibutsa ko uyu yari umutegetsi w'umukomuniste utarakozwaga ibintu bijyanye na kapitalisme cyangwa se izi politike za leta zunze ubumwe za Amerika. Yizeraga ko ahazaza hagomba kurwanirwa. Niba ushaka ko ahazaza hawe haba heza, future men ugomba fight for them. Ntabwo ahazaza haba heza mu gihe utahagwaniye. Uyu ni Fidel Castro, afite amagambo ahambaye cyane. Ushaka kumva amagambo ahambaye y'umusangirangendo we Ernesto Che Guevara nayo wayumva unyuze kuri zindi video twakoze hano kuri Mukire Entertainment. Ndabashimiye cyane, nitwa Mr. Sam.